wigira ngo umwezi iyo mweje mero ryono koromoye wihore wigira ngo rwigira ngo ntatinya runguruko. U Rwanda igihugu cyacu gifite amateka maremare kandi akungahaye. Amateka yacu niryo shingiro ryabo turi buyu munsi, ni umurage tuzasigira abazadukomokaho. Ariko se uyu murage w'igiciro gihanitse ubungabunzwe ute kandi ubikwa he? Ni hehe umuntu yakura amakuru yizewe ku mateka y'imiyoborere y'igihugu cyacu, ku muco cyangwa ku mibereho y'Abanyarwanda bo mu bihe byo hambere? Nta handi, ni muri serivisi z'ishyinguranyandiko y'igihugu, rimwe mu mashami y'inteko y'umuco. Ni ishami rifite inshingano zikomeye. Serivisi z'inshyinguranyandiko y'igihugu ni rimwe mu mashami agize ikigo cy'inteko y'umuco, rikaba rikorera ku Kacyiru mu nyubako Minubumwe ikoreramo. Iryo shami rishinzwe gukusanya, gutunganya, kubika no kubungabunga umurage ubumbatiye amateka y'igihugu cyacu. Iyo uwo murage umaze gutunganywa no kubikwa neza, ushyirwa ahagaragara kugira ngo abifuza kumenya amateka y'igihugu cyangwa se abifuza gukora ubushakashatsi ku gihugu cyacu babashe kuwugeraho. Inshyinguranyandiko y'igihugu ni igicumbi cy'ubutunzi nyabwo bw'amateka. Aha tuhasanga byinshi birimo inyandiko n'umurage uri mu majwi n'amashusho, audiovisual heritage, bibumbatiye amateka y'imiyoborere y'igihugu kuva mu gihe cy'ubukoloni kugeza ubu. Umurage tubitse mu nshyinguranyandiko y'igihugu ugizwe n'inyandiko, aho dusanga inyandiko zibumbatiye amateka ku miyoborere y'igihugu cyacu. Aha twatanga nk'urugero nk'amaraporo y'ibikorwa bitandukanye byagiye bikorerwa mu nzego, mu bigo byaba ibya leta cyangwa se iby'abikorera. Tubitse kandi n'imbwirwaruhame z'abayobozi, imbwirwaruhame zanditse, imbwirwaruhame z'abami batandukanye ari bo Mutara wa gatatu Rudahigwa, ndetse n'imbwirwaruhame y'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Si izo gusa kandi dufite n'imbwirwaruhame z'abayobozi bagiye bayobora igihugu cyacu hambere mu myaka itandukanye. Tubitse kandi inyandiko mvugo z'inama z'ubuyobozi, aho mushobora gusanga inyandiko mvugo z'inama nkuru y'igihugu. Inama nkuru y'igihugu yabaga ari inama iyobowe n'umwami ari kumwe n'abatware bayoboraga ibice bitandukanye cyangwa se inzego zitandukanye z'igihugu mu gihe cyo hambere, mu gihe cya gikoloni. Tunabitse za correspondance z'abayobozi. Iyo tuvuze correspondance tuba dushaka kuvuga za nyandiko abayobozi bifashishaga bahererekanya ubutumwa cyangwa se batanga n'amabwiriza arebana n'imiyoborere guhera mu gihe cya kera, mu gihe cya gikoloni. Uretse umurage uri mu nyandiko, tunabitse umurage uri mu buryo bw'amajwi n'amashusho. Ahangaha twavuga nk'amafoto, amafoto y'abami, amafoto y'abayobozi, abaperezida bagiye bayobora igihugu cyacu kuva ku muperezida wa mbere. Ayo mafoto tubasha kuyabona. Tunabitse filime mbarankuru. Filime mbarankuru ibumbatiye amateka ku myigire y'Abanyarwanda n'Abarundi mu gihe cya gikoloni. Si zo zonyine, tunabitse kandi na filime mbarankuru ivuga ku mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Tunabitse n'amakarita, amakarita y'ubutegetsi, amakarita y'u Rwanda mu bihe bitandukanye. Uretse rero uwo murage, tunabitse amateka ku nzego z'ibanze. Ayo mateka tugaragariza uko inzego z'ibanze zagiye zihinduka
ayo mateka akaba akubiye mu bushakashatsi bwakozwe n'inteko y'umuco. Iyo umuntu ashaka kumenya uko inzego zagiye zisimburana, abayobozi bagiye baziyobora, ese ni bande bayoboye iyi komine, ni bande bayoboye la prefecture, iyo ukeneye amateka nk'ayo cyangwa se amakuru nk'ayo uratugana tukagufasha. Uyu murage rero ubitse hehe? Uyu murage uri mu buryo bufatika ubitswe mu bubiko bwagenwe n'ubundi mu nshyinguranyandiko y'igihugu aho iryo shami rikorera. Iyo umuntu yifuza kutugana ashaka inyandiko cyangwa se undi murage uri mu buryo bw'amajwi n'amashusho, iyo atugannye turamufasha tukamuha icyo yifuza, tukamuha yaba ari inyandiko cyangwa se ari undi murage yifuza tukawumugezaho. Izi nyandiko, amafoto n'amajwi ni nk'idirishya ritwereka ubuzima bwo hambere, ritubwira inkuru z'ibyemezo byafashwe, imibereho y'abantu n'impinduka igihugu cyanyuzemo. Ni isoko ikomeye y'amakuru ku bashakashatsi, abanyeshuri n'abandi bose bifuza kumenya imizi y'igihugu cyacu. Urabona hari igihe tugira imanza cyane nk'imbanza mbonezamubano ziba zirimo nk'ibyemezo byafatiwe mu by'ubutegetsi byafashwe. Ntaza nk'urugero nk'urubanza nirutse kugira n'urubanza rw'abadamu babiri, buri wese avuga yuko yashyingiranywe n'umugabo mu buryo bwemewe n'amategeko mu yari komine Kigoma muri 1972. Icyo gihe rero iyo hajemo izo mpaka tukagira ibimenyetso bivuye mu ishyinguranyandiko ry'igihugu uko usanga barabibitse, bidufasha mu rukiko kugaragaza muri abo bombi rindi uvuga ukuri. Nk'ibyo rero iyo kese narayigize hantu n'ubu ndacyakurikiranwa. Urabonaganye ishyinguranyandiko ry'igihugu rubara nko mu kwezi kwa 8, urabona nabaganye basanga turavugana bambwira ibisabwa ndabisaba, ariko n'icyantangaje nuko nageze hano bahita bampamagara ko barabibonye barabinyohereje kandi bumva barafashije ari ikintu cyiza. Iyo tubagannye baduha serivisi nziza, kandi igihe nagerageje kubagana baramfashije pe. Bwa mbere mbagana nari ndimo nandika amateka ya jenoside kuri Minisiteri y'Ubucuruzi. Nk'ubwo twakoraga ubushakashatsi kuri jenoside yakorewe abatutsi, ariko minisiteri yari iriho icyo gihe twagombaga gushingira ku kumenya abatutsi ni bande, abahutu ni bande, ariko minisiteri mu by'ukuri nta dokima n'imwe yari ifite habe namba. Abenshi zarangiritse cyangwa se zifatwa nabi, uburyo kugira ngo ujye mu kigo cya leta ubone inyandiko za kera bigoranye. Abenshi ntibabifite. Muri jenoside yakorewe abatutsi hari ibyasahuwe, hari ibyangijwe kubera impamvu runaka, ariko twagerageje gusanga Archive Nationale nibura duhera ku bitabo bya kera byarimo abakozi ba leta, tuza kubonamo ndetse reference twifashishije tunisunga Minisiteri y'abakozi ba leta, tugerageza kubona identification ya buri mukozi, noneho tubona aho duhera. Tumaze imyaka myinshi mu bushakashatsi, hari teme zitandukanye, hari iz'imiyoborere, hari iz'ubukungu, hari za politiki na jenoside by'umwihariko. Ndi gukora ubushakashatsi mu rwego rwa doctora nifashishije ubushyinguranyandiko butandukanye harimo na Archive Nationale, nshakisha ku ngingo no ku mateka yerekeranye n'iby'ivangura byakorewe abatutsi mu Rwanda kugeza no ku cyiciro cyabaye mu myaka yavuye muri za 1990 bise gufata ibyitso,
bifite ibyabibanjirije, bifite integuza, bifite ingaruka n'inkurikizi n'uko byakozwe. Nicyo nashakishaga cyane cyane mu myaka ya vuba. Reba marizi inkumi zikobwa batera mbabazi murabeho neza. Serivisi z'ishyinguranyandiko y'igihugu ziriho ku bwawe. Ese wari uzi ko byoroshye kugera no gukoresha umurage uzibitswemo? Hari umurage rero washyizwe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Iyo wifuza kuwugeraho, icyo gihe ujya kuri website y'Inteko y'Umuco. Iyo winjiyemo ubona handitse serivisi kuri murandasi. Iyo ukanze aho ngaho kuri serivisi kuri murandasi, bigufasha kugera noneho ahanditse ngo sura inshyinguranyandiko. Iyo ukanze ahanditse ngo sura inshyinguranyandiko, aho ngaho uba winjiye mu bubiko bw'inshyinguranyandiko y'igihugu, ubasha kubona inyandiko zitandukanye zihari. Hari iyo ushobora gukandaho ikagufungukira ukabona amakuru arimo, ariko hari n'iyo ukandaho ntifunguke, kuko inyandiko zose zo mu nshyinguranyandiko y'igihugu ntabwo abantu bose bagomba kuzigeraho bashatse badafite uburenganzira. Ubwo rero iyo ukanze ukabona ntifungutse, kandi nyamara wabonye ishobora kuba ifite amakuru wifuza kumenya, icyo gihe utwandikira kuri email. murayibona aho yanditse, wandika kuri iyo email ubona imbere yawe, hanyuma tukabona ubutumwa bwawe. Icyo gihe wandika ugaragaza icyo wifuza. Ese ni iyihe nyandiko wifuza, ni uwuhe murage wifuza, cyangwa se ni ayahe makuru ushaka kumenya. Icyo gihe turagufasha, tubona ubutumwa bwawe tukabusubiza. Twaba dufite uwo murage cyangwa se dufite inyandiko wifuza, hanyuma tukagufasha. Iyo tutabifite, kuko ntabwo turagira byose, hari ibyo tugikeneye bikiri hirya no hino, ariko ibyo dufite turabafasha, ibyo tudafite tukabibabwira. Ni inshingano ya buri munyarwanda kuwumenya, kuwusigasira no kuwubungabunga. N'umunyamategeko burya ugiye wiborona gusoma amategeko gusa sibyo, ugomba no kumenya n'ibindi. Iyo tubibonye rero, n'amategeko kandi avoma mu muco burya, kuko asubiza ibibazo bimwe muri sosiyete, kandi sosiyete iri mu muco, igenda ifite umuco. Aho rero iyo tubonye amateka, umuco, ibyo byose ukabisoma, hari icyo bigufasha, hari icyo byanafasha n'abandi bashakashatsi bandi bakora mu domene y'amateka, ari politike n'ibindi byabafasha. Turifuza, turabasaba ko izo nyandiko cyangwa se uwo murage waba ubitse wagira ubushake bwo kuwutugezaho, kugira ngo tuwubungabunge, hanyuma amateka akubiyemo abanyarwanda bayamenye, baba ari abo muri iki gihe, baba ari abo mu gihe kizaza, bazamenye amakuru abumbatiwe n'uwo murage cyangwa se n'iyo nyandiko waba waduhaye. Waba mu by'ukuri utanze umusanzu ukomeye ku gihugu. Nk'ubu naguha nk'urugero, hari igitabo dufite twabonye cyarimo urutonde rw'abantu bafunzwe bitwa ibyitso by'inkotanyi. Muri Archive Nationale nta kirimo, ariko ndagira ngo umuntu nagikuyeho nawe yari yakivanye, yagihawe n'umuntu uri Canada. Bivuze ngo hari abantu babitse dokima nkenerwa batanazi ko wenda ziba zinakenewe kugirira akamaro imbaga y'abanyarwanda cyangwa se abandi benshi, usibye n'abanyarwanda n'abandi banyamahanga baza gukora ubushakashatsi hano. Tugize amahirwe abo bantu bakabimenya, bakabimenyeshwa, izo dokima zashyirwaho zigomba gushakirwa kugira ngo uzikeneye ajye azikoresha. Nari nagize n'amahirwe icyo gitabo cyarimo ibyitso abatutsi bafunzwe, ngira ngo ariko si nabo bonyine, abafunzwe bose bitwa ibyitso by'inkotanyi. Nari nashoboye kugisikana, nzakibashyikiriza bongere barebe uko
bakisanasana tukibikekeye kubura kuko ni amateka akomeye. nani mujya kwiga mubanzi jabiro mubanzi jabiro ryuwe meyingoma. icyo dusaba rero abanyarwanda, icya mbere turifuza ko mutugana. Inshyinguranyandiko y'igihugu ni inshyinguranyandiko y'abanyarwanda. Umurage uhabitswe ntabwo tuwubitse gusa, ahubwo tuwubikiye abanyarwanda kugira ngo babashe kumenya amateka y'igihugu cyacu. Turifuza rero ko mutugana tukabafasha mukamenya amateka y'igihugu cyacu abitswe n'iryo shami. Icya kabiri, turasaba abashinzwe imicungire y'inyandiko cyangwa se imicungire y'umurage hirya no hino mu nzego n'ibigo byaba ibya leta cyangwa se iby'abikorera, turabasaba ko uwo murage nyabuna ni muwubike neza, kuko ubumbatiye amateka y'igihugu cyacu, ubumbatiye amakuru akomeye abanyarwanda bakeneye kumenya. Iyo udafashwe neza, iyo utabungabunzwe, uwo murage urangirika, ya makuru ubumbatiye akazimira. inganje mu mirimba bagamame bamwe umaseruse ngura nzamusa umwami nirugwisaga mwana wama ngogweza kurinda mama wokutabisha umwami wamwe nzamusabika mwana wama mandana morokari mwana wama bankobetoye maze mwami wamwe amatembeza mwana wama aragomba kibirima mwana wama kibirima n'umuheto mwana wama ngiye jya kumureba asanga